Amapfa ku musozi wa Kabugondo. Kera habayeho umugabo akitwa Muhizi. Muhizi yabanaga n'umuryango we ku musozi wa Kabugondo. Uwo musozi weragaho imyaka cyane, ku buryo abaturage baho bahoranaga ibibatunga bihagije. Nta kibazo cy'inzara cyangwa inyota cyaharangwaga. Kubera ukuntu uwo musozi weraga, Muhizi yari yarasezeranyije umugore we n'abana be ko batazigera bicwa n'inzara cyangwa se inyota bibaho. Kubera iyo mpamvu, umuryango we wahoranaga ibyishimo bidashira. Igihe kimwe amapfa aza gutera kuri uwo musozi wa Kabugondo. Abaturage benshi bamara iminsi bataka ikibazo cy'inzara, bigera n'aho basuhuka. Muhizi n'umuryango we bo bakomeza guhinga, ariko kuko izuba ryari ryinshi cyane, imyaka yabo irarumba pe. Barya ibyo bari barejeje mbere birashira. Bigeze aho babura ibyo barya burundu. Muhizi n'umuryango we babaho bategereje ko imvura izagwa, ariko baraheba. Nuko Muhizi yitegereza umugore we n'abana be, atekereza n'ukuntu inzara igiye kubamutsinda mu maso, maze yiyemeza gusuhuka. Ahera ko abwira umugore we ati, "Mugore wanjye rero, urabona ko izuba rikomeje gukara. Ikindi kandi n'ibyo kurya nabyo urabibona ko byadushizeho. Reka njye kureba ko nabona aho nkura ibidutunga, naho ubundi aba bana inzara iraza kubadutsinda mu maso." Umugore we ati, "Nibyo." Ahera ko amutegurira ibikenewe byose. Bukeye bwaho Muhizi ashyira nzira aragenda. Yumvaga atazi aho agiye. Yagendaga abaza umuhisi n'umugenzi niba ntaho yamurangira akazi cyangwa se imyaka yeze ngo aramize umuryango we, ariko akabura n'umwe wagira icyo amumarira. Nuko Muhizi akomeza guhata inzira ibirenge. Kera kabaye anyura ku mugore wari urimo avomerera amashu. Arahagarara aramubaza ati, "Ese ubwo urabona wazabona amazi ahagije ayo mashu koko n'iri zuba ryaka nk'umuriro?" Umugore ati, "None ngire nte? Ubu ntubona ko imvura idateze kugwa vuba aha?" Muhizi abura icyo arenzaho, maze akomeza urugendo. Yigiye imbere anyura ku wundi mugore wari urimo gusasira inyanya. Arahagarara aramubaza ati, "Ese ubwo ibyo byatsi uri kurunda kuri izo nyanya ni iby'iki? Ubwo koko urabona hari icyo bishobora gukora kuri iri zuba ryaka nk'umuriro?" Umugore ati, "None ngire nte? Ubu ntubona ko imvura idateze kugwa vuba aha?" Muhizi abura icyo arenzaho, maze akomeza urugendo. Hashize umwanya utari muto agenda, anyura ku bagabo babiri barimo bagomera amazi y'isoko yamanukaga ku musozi. Arahagarara ababaza ati, "Ese koko ibyo murimo ni ibiki? Iyo soko ko mbona igiye gukama, mwayiretse ko n'ubundi ntacyo biteze guhindura kuri iri zuba ryaka nk'umuriro?" Umugabo umwe muri abo aramusubiza ati, "None se tugire dute? Ubu ntubona ko imvura idateze kugwa vuba aha?" Muhizi abura icyo arenzaho, maze akomeza urugendo. Yumvaga amaze kurambirwa kugenda atazi aho ajya no kugenda asaba amacumbi ya buri munsi. Nuko yirambika munsi y'igiti cy'umunyinya cyari hafi aho, maze yirariraho. Iryo joro ntiyigeze afatanya amaso. Yaraye yibaza icyo yakora, biramuyobora pe. Akajya yibwira ati, "Ubu se koko ngire nte? Nkomeze urugendo se? Nsubire mu rugo imbokoboko se? Ariko se bariya bantu nabonye bavomerera batega amazi, abandi basasira imyaka, bo buriya hari icyo byabagezaho?" Muhizi akomeza kubitekerezaho, bigeze aho arasinzira. Mu gihe yari asinziriye, Muhizi atangira kurota. Arota we n'umugore we n'abana be bafite umurima munini wa karoti. Muhizi ari kugomera amazi y'umugezi wari uri iruhande rw'uwo murima. Umugore we ari gusasira izo karoti, naho abana babo bari kudaha amazi muri uwo mugezi bavomerera izo karoti. Akangutse afata ibikoresho bye bwangu, maze yihutira gusubira mu rugo.
Agezeyo atekerereza umugore we n'abana be ibyamubayeho, maze bukeye batangira kongera guhinga bashishikaye, bakajya bagomera amazi no mu gishanga bakayavomereza imyaka yabo kandi bakayisasira. Nyuma y'igihe gito abaturage bo ku musozi wa Kabugondo baza kumenya ko Muhizi yatahutse kandi ko amerewe neza we n'umuryango we, maze bihutira nabo gutahuka. Abigisha gusasira no kuvomerera imyaka yabo, baratunga baratunganirwa, inzara iracika i Kabugondo. Sinjye wahera, hahera umugani wa Muhizi.